nyemerera ureba aka kantu karebe neza. Ibintu bidakunze kuvugwaho rumwe, ni ibintu abantu bose badakunze kumva ngo babyemere, ni ibintu abantu usanga bahora bashidikanya bavuga ko iki kintu kidashoboka cyangwa se ibintu bitajya bibaho. Ariko se urebe neza iyo video, reba iyi ni kamera yo mu nzu, yafashe ibintu ntabwo ari umuntu wagiye kuri kamera, ni kamera yifatiye umuntu asinziriye, waba uri hehe kamera ikabifata. Umva rero ikintu ngiye gusaba kandi ntikikugore ntikizi no kukuvuna, sibyo? Ikintu cyoroshye cyane cyonyine ndakwinginze, nka sabu ubundi umpe na like na share na comment. Ibyo bintu urumva bigoye? Umpaye subscribe, like, share ndetse na comment, ibyo bintu urumva bigoye? Nibura umuntu agomba gushakisha none se k'abantu bavuga ngo ibi bintu ntibibaho, none wemeranya nanjye cyangwa se wemeranya n'abavuga ngo ntabwo vampire zibaho, ntabwo amashitani abaho, ntabwo amarozi abaho? Ibyo bintu urabyemera? Ngaho umbwiza ukuri nawe ubirebe neza. Ibi bintu wemera ko bitajya bibaho? Ngewe sinjya nemeranya nabo. Rero uti gute? Ngewe byanze bikunze kugira ngo uzanyumvishe ngo ntabwo amadayimoni abaho cyangwa se ntabwo ibintu by'amashitani bibaho za nyabingi, ariko ngenda bihakana, nemeranya n'abantu bavuga ko biriya bintu bibaho. Niba kamera yarafashe ibintu nk'ibi ngibi hatagaragara, abantu batabireba ikabifata, wowe ugiye ntiwapfa kubibona. Abantu cyane mu nzego za leta bo bakunda kuvuga ko ibintu by'amashitani bitajya bibaho ndetse n'amadayimoni atajya abaho, ariko buriya umuntu wabihuye nabyo cyangwa se umuntu wabibonye byanze bikunze ahita abona isomo. Uzarebe hari abantu bakunda kuvuga ngo babonye ibi nibi, hari abarwayi, hari abageze bate. Akenshi biriya bintu biba ari ukuri, kuko ibyo biba byarababayeho. Buri muntu amenya ikintu kuko cyabashije kumugeraho, yarabashije kukibona. Iyo wabonye ikintu kikakugeraho niwe witangira ubuhamya bw'ibyakubayeho. Buri muntu utarabibonye ntabwo yapfa kubyemera. Cyane buri abantu basenga bo babizi neza, kuko we abazi ko niba Imana ibaho na Satani byanze bikunze nawe abaho. Umuntu usenga abazi ko ibyiza bibaho n'ibibi nabyo bikabaho. Rero hari ikintu kimwe cyangwa se inkuru imwe y'umuntu naguhamo urugero ubizi neza nawe byabayeho. Ni mu karere ka Gicumbi, umurenge wose nababwira, habaye ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanye n'amashitani. Ni umugabo umwe witwa Ildefonsi, nawe byamubayeho. Ngiye kubabwira ubuhamya bw'ibyabaye, ndabereka n'iyo nkuru yose. Uyu mugabo yarafite ubworozi bw'inka, nuko aza kugira ikibazo yigirira inka irahaka. Igeze mu gihe cyo kubyara, abagizi ba nabi baraza barayitema. Bamaze kuyitema tayari inka ihise ipfa. Imaze gupfa bahise bayibaga bayivanamo inyana ebyiri. Bivuze ngo iyo nka yakaga inyana ebyiri. Izo nyana ebyiri nyira Ildefonsi niko yitwa, amaze kuyibaga birangiye, umujinya waramwishe cyangwa se agahenda karamwica, ajya kurogesha kugira ngo ahimukire ba bantu bamutemeye inka. Ibyago byabaye rero nuko ngo umupfumu yazanye yamuciye amafaranga, undi ngamwishyura make, amwemerera ko andazayamuha, yamuha igice andi ntiyayamuha. Noneho bifuza zitaziza hagati ya Ildefonsi n'umupfumu. Yabuze ubwishyu burangiza ubwishyu bwe, noneho atangira kubona ibibazo. Dore iyo nkuru kurikira uwo mugore maze umwumva umumama. Ngo yari afite inka, abagizi ba nabi baza kuyitera icyuma, bayibaza basanga bikoramo abana babiri. Bamaze kubikoramo abana babiri, ajya kurogesha abo bantu bamwangirije inka. Ahigura amafaranga ngo ntiyayarangiza burundu. Bamwatsa hasigaye ngo nyiri kumukorera nyine icyo kibazo cye amusigagamo 100,000. Nuko umukecuru apfa atayamwishyura. None ucumbitse muri iyo nzu ye wese uwari wese bimukuramo. Sasa Ildefonsi inka imaze gupfa, nako amaze gushaka umuvuzi, ibiciro byamaze kumvikana cyangwa se yamuhaye igice andi yabuze, nibwo yatangiye kubona ingaruka za buri mugoroba. Atangira kuzajya aterwa amabuye ariko atazi ahantu aturuka.
amabuye ngo yazaga ari menshi akitura ku rugo rwiwe, ndetse n'umuriro ukagurumana hejuru y'inzu, ariko umuriro ntiyawubona, ukabonwa n'abaturage bo hanze. Noneho we akavuza induru agatabarwa, ariko bakabura umuntu uri kumuterera inzu amabuye, kuko ngo yabaga ari amabuye menshi, yabaga ari amabuye asanzwe manini, hakaba n'amatafari ahiye nayo manini, akaza akikubita ku ibati, abantu bakahurura nawe akavuza induru, ariko ntakamenye aho ikibazo kiri. Wenda yaranabimenyaga ariko ntabwo yabigaragazaga. Turi mu nkuru z'abaturage, ndetse na nyir'ubwite ukuntu yabivuze nuko yisobanuye. Rero ikintu cyabaye, yabonye abuze amahoro, yabuze uko abigenza, ahita ashaka abantu bamurarira birondo, arabahemba, arababwira ati mwebwe muzanshakira umuntu, abantu baza kuntera amabuye, muzabona njye nzabahemba. Irondo rirara ku munsi wa mbere ribura umuntu, umunsi wa kabiri habura umuntu, umunsi wa gatatu babona umusaza wigendera agasamwa ari kumwe n'umwana, baranje baramufata kugira ngo bishakire bibonere ya mafaranga bavuganye. Bamufashe umusaza baramujyana, bati uyu nguyu, ndetse n'umusaza bigera naho banamufunga, kuko urumva byari bimaze kuba kubuzwa umutekano, byari bimaze kuba ikibazo mu mutekano muri ako gace. Umusaza aramufunga, bamaze kumufunga abaturage, ariko bamaze kumufunga n'ubundi cya kibazo nticyakemuka, n'ubundi ya mabuye arakomeza araza. Umugabo Ildefonsi yabonye bikomeye, icyo yakoze yahise ahunga, aravuga ati ibi bintu ntabyo, ahita amenya aho ikibazo kiri, yuko ikibazo kiri kuri ya nzu, cyangwa se ari we n'umupfumu. Icyo yakoze yahise yimuka arigendera, ajya gutura mu kandi gace ka kure cyane. Arangije yagiye ya nzu ahita yigiriye ubukode. Ikibazo cyavutse rero nanone kugira ngo wa musaza afungurwe, abaturage bakomeje kubona ko n'uri cya kibazo kitakemutse, kandi bakaba bafunze umusaza, kandi umusaza ngo yari umusaza witondaga w'inzira karengane. Umusaza baragenda nako mbere yo kugira ngo afungurwe, bashyizemo umupagasi cyangwa se umuntu ujya gukodesha ya nzu ayikodesheje, n'ubundi cya kibazo kirakomeza kiraza. Akarengane kahari kubera ko uyu musaza njye navukiye inaha, mvuka mfite imyaka 36, n'uwo mwana we ndamuzi musha nk'imyaka 5. Kuva mvutse sindabona yatukana n'umuntu wenda cyangwa ngo namukoreho, nta muntu n'umwe arabangamirana nawe. None aha ngaha ni ku muyobozi bw'umurenge, nta wazimu, baje vuba, nta n'ukwezi gushize. Ntabwo ari kubafata ngo ajya kuvanga arabatera amabuye atabazi, atarigeze arwana n'umuntu n'umwe naha cyangwa atongane nawe. Ndumva ari akarengane kanakomeye cyane, ahubwo no kubarenganura. Umugabo turaturanye, nta kibazo twapfaga, twagiye kumva tukumva iwe ibintu birihondagura hejuru y'inzu. Noneho umugore yabaga yagiye nko guhinga, akaza akavuga ati ariko se ko siga urugo rwanjye ari ruzima, none nkasanga ibintu ikibazo cyabaye cy'amabuye yiteragura hejuru y'inzu, kandi tukarahana turuka tukahabura. Umuntu wayikodesheje biramucanga, arimuka. Yimutse ahagiye naho biramukurikirana, naho arimuka. Yimutse naho biramukurikirana, aragenda. Ikibazo kitakivukiraho, umutekano uburabuze. Abashinzwe noneho inzego z'umurenge ziramanuka ziza kureba icyo kibazo uko kimeze. Bahageze ubwo bahasohokaga muri iyo nzu bose nibo bitangiraga ubuhamya yuko harimo ikibazo, kandi ikibazo kitoroshye. Abaturage bose baramanuka bagera umurenge babwira ko ikibazo kirimo aho ngaho, ahubwo wa musaza akwiye gusohoka bakamurekura uko yararenganye. Musaza baramurekuye, aramanuka agera mu rugo asubira mu buzima busanzwe, ariko yararenganye nta kintu yigeze akora, yari yiviriye mu kabari. Hari ku itariki 3 z'uku kwa gatanu, noneho nza kubona umwana w'umushyitsi ari uwa mukuru wanjye, aje njyana na murumuna we ari umwana wanjye. Nanone tuza hano tuje kwiyakira, bigeze nka saa moya duhaguruka dutaha. Tugeze hano baradufata ngo duteye amabuye, tukababwira ese tuyateye dute, tuyakuyehe mu muhanda ahangaha mu kabari twari turi n'amabuye. Bo bakaduhata bakoresheje igitugu gusa, ngo kugira ngo bakunde bahembwe, kuko bari bashyizweho ngo bahembwe amafaranga. Noneho baraduhata, kandi intandaro y'icyo kintu kugira ngo babashyireho nuko uwo mugore yari acumbitse ahantu kwa Ildefonsi, noneho akorwayo n'amabuye y'amagini yateragayo. Hari inshuro ya kangahe
yaje hari inshuro ya gatatu yavuye yajya kwa Saidi Nyarubuye aza hano ari ubwa gatatu, nuko biraguma biramukurikirana. Tugeze hano rya rondo niba ryari rikeneye guhembwa, batubonye baradufata barabiduhata gusa ngo turayateye, kandi nta n'icyemezo n'ibyo birahure bavuga byamenetse ntabwo babyeretse n'umwana we. Noneho babandi bari kugenda bava muri iyo nzu, nuko nabo biri kugenda bibakurikirana bari kuzira ngo ikintu cyaho cyose bakoresheje iki muri iyo nzu. Bivuze ko icyabaga muri iyo nzu cyose byanze bikunze, niba hari ikintu ngo wakoreshaga cyabo, ntiwabura n'urudodo wasoroma munsi y'inzu, ntiwabura n'umwe wasanga muri iyo nzu. Ikintu cyose wasangaga muri iyo nzu abasanzemo ngo bakagikoresha. Ibintu byarabakurikiranaga mpaka na bugingo n'ubu ngubu. Rero bagatabaza inzego z'umutekano, ariko izi nzego z'umutekano z'umurenge bo bamaze kubona aho kuri babura ikintu bakora, kuko nta bushobozi bagira muri ibyo ngibyo byo muri iyo nzu. Rero ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu nababwiye ngo Nyabingi nubwo wabyanga wabyemera zibaho, cyangwa se amadayimoni nubwo wabyanga wabyemera abaho, buriya umenya ikintu kuko wahuye nacyo cyangwa se wakiboneye. Rero umuntu uhakana ko bino bintu bitabaho azagenda ajye gucumika muri iriya nzu, nashaka azagenda araremo umunsi umwe, azagaruka atanga ubuhamya avuga ati none ibyo mbonye nanjye nemeye. Uzagenda uvuga uti ndemeye, sinzi niba uzabasha no kubivuga. Ariko muntu uhakana ko biriya bintu bitabaho yagira ngo nkwemeze ngo biriya bintu bibaho. Babajije rero ubuyobozi bw'umurenge n'itangazamakuru, bahamagaye Ildefonse haba hanze aho yagiye kuba, ntabwo ari hanze, ni mu Rwanda n'ubundi aho yagiye kuba, impamvu yabiteye. Kurikirana wumva uko abivuga. Tuvuga nanzi ko ari sefu nahiye nahabaga nta kibazo kigeze kivuka. Inzego z'umutekano hari ukundi kuntu babizi bitandukanye n'ibyanjye. Rero uko byumva nanjye ubwo niko mbyumva. Ntabyo nabonaga n'ubu ngubu, kandi ndiko ntabyo nta nigeze nibwa kuva naba niba ufite rwose ubuzira hari kandi zibaye neza. Ntayo umuntu wavuze gutya ko ari nka ndimbere yawe yabeshye. Z'umurenge nta kintu na kimwe bongeyeho, baratuje nyine baraceceka birarangira nuko. Ariko emera ngo biriya bintu bibaho. Ntabwo biriya bintu umuntu yajya mu nzu, buriya umuntu wagiye kuyikodesha niwe wabivuga neza, kuko niwe ubizi neza ujya kwishyura inzu. Ngira ngo abantu dukodesha amazu ibyo bibazo mwuka byaharamwe, hari abantu benshi ibyo bintu bagiye bahura nabyo bagaceceka, hari n'ababihura nabyo bakabivuga. Ariko akenshi ibi bintu uri inzu wagiye kubamo utazi ukuntu bimeze, bikunze kuba ikibazo kenshi na kenshi, kandi bikunze kuba mu mazu akuze ya kera yubatswe akavugururwa, yenda yakorerwamo iyo mihango yo gucuragura, ni ugucuragura nako ni ukubandwa. Abantu mwiza amateka ngira ngo ibintu byo kubandwa bya kera ugasanga bayiterekereragamo no guterekera. Iyo mihango yose yakorerwagamo y'amazimu, ibyo ngibyo byose bigasigara muri iyo nzu. Noneho weho wayijyamo nawe ukayisanga biracyarimo, n'undi yayizamo ugasanga biracyarimo. Ahubwo ikibazo cyavuka wakwimuka bigakomeza bikagukurikirana. Ariko se uriya muntu ntabarenganye koko? Niba ugiye gukodesha inzu ukayivamo ugakomeza ukimuka, nabyo bigakomeza bikagukurikirana, ntuburenganye. Ese da reka tuvuge no kwimuka kujya mu nzu uri umuntu mushyashya uyikodesheje nk'abantu dukodesha, wayijyamo nabwo ugasanga ibyo bintu birimo bikagufata, ntabwo uburenganye. Niyo mpamvu rero, nushaka kubyemera biriya bintu bibaho. Niba Imana twemera kwibaho, na Satani byanze bikunze abaho. Niba tubona ibyiza n'ibibi nabyo bigomba kubaho. Ntabwo ibyiza byahora ari byiza gusa n'ibibi bitabaho. Ariko nyamuneka inzu tuzajya tubamo tujye tubanza dushishoze neza. Ushaka amakuru, menya amakuru y'inzu ugiye kujyamo ukuntu bimeze, hatutazajyamo ugasanga nawe bikugendekeye nka bariya abantu bagiye muri ziriya nzu bigakomeza bikabakurikirana. Utazagenda ukaryama umeze neza mu gacya mu gitondo ugasanga uracuramye. Twumva uko ibyo bintu bibaho, ukarya mu gitondo bwacyo ugasanga wacuramye da, urimo urareba ipfiri. Cyangwa se niba uryamye mu cyumba cyawe mu gitondo bwacyo ugasanga uryamye mu gikoni. Ibaze sha mbabwiza ukuri, abantu b'Igicumbi mukomere cyane, bariya abantu bihangane, ibyo bintu mwihangane pe, bahaye pole. Ndabashimiye rero, murera ka sabu nkuko nabigusabye, ubundi
urakoze cyane. Ntushimira nuko wakomeje uba wadukurikiye, niba wahereye ku munota wa mbere ukageza kuri uyu munota ukiri kumwe natwe, uri umuntu w'agaciro. Niyo mpamvu nanjye nkubaha kandi ndagushimira, nkusabira n'Imana kumugisha, kandi nzi neza ko nagusabira ikintu kibi. Yenda hari umunsi runaka twahora mu bundi buryo runaka nkagushimira, ariko kuko ntakuzi ntarakubona yenda urananzi, ariko ndagushimiye kuko uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'umugabo. Niyo mpamvu tugomba gushaka amafaranga erega. Urakoze cyane rero, nagaciyeho, ejo tuzongera tubagezeho n'ibindi.